Haleluya, haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari akantu bavuga mu Adventiste ngo Maranatha. Amen, amen. Niba mutarize yo mufite bene wanyu b'Abadiventiste. Yego. Turashima Imana ko itugejeje hano. Imana ishimwe. Amazina yanjye ni Mutabazi Kalisa Joshua. Umugore wanjye ni Edith Gikundiro. Ariko ntabwo navuga data Kalisa kubera yuko wa mugani mu byakora kuvuga ngo hari amazina bavuga Imana igakubita inkonji irya data sinayihamagara. Imana ya data sinayihamagara kuko mu Mana nahunze nayo irimo. Ndashima Imana cyane ko uyu munsi mpagaze aha ngaha. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari akantu bavuga mu Adventiste ngo Maranatha. Amen, amen. Niba mutarize yo mufite bene wanyu b'Abadiventiste. Yego. Turashima Imana ko itugejeje hano. Imana ishimwe. Amazina yanjye ni Mutabazi Kalisa Joshua. Umugore wanjye ni Edith Gikundiro. Mvuye mu itorero ry'Isanamitima Evangelical Restoration Church Masoro. Yego. Iwacu ni Masasu. Turi abanyamasengesho mu itorero. Yego. Twigisha inyigisho za Bibiliya. Tukavuga ubutumwa nk'uko nawe mwadutumiye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndongera ndavuga ngo Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndongera kandi kwibutsa ku bantu bamwe baje wenda nyuma twamaze gushyika cyangwa bamaze kutwakira. Cyambere tubanze kubashimira ko mwatwakiranye ubwuzu mukaduha agaciro. Umubyeyi wanjye atubwiye ko turi beza. Murakoze. Nshimira Imana rero ko ngeze hano mu itorero ryanyu. Turahageze dusanzwe umubyeyi ahari n'abandi muri mu itorero ndetse Wisdom ubu ntabwo ari ubwa mbere tuba turi kumwe n'abantu tubana ko n'abavandimwe. Si inshuro ya mbere si n'iya kabiri, niyo mpamvu twazanye nabo uyu munsi. Ubu twaje turaba Wisdom natwe kandi nazanye n'umuntu ukomeye cyane mu buzima bwanjye. Umugore wanjye tubanye imyaka 3. Nababwiye izina rye Igikundiro nk'uko ari ku izina niko riri niko n'umuntu ari afite igikundiro cy'Imana. Ndashima Imana rero ko yaduhaye umwanya wo kuza gusangira amagambo y'Imana. Mu bintu ntajya nubahuka kandi natinyuka cyane no kuza kuvuga amagambo y'Imana. Igihe cyose bamvuye gusangira iby'Imana numva mpindishwa umushyitsi no kuvuga ngo ibyo ndivuga uretse kuba biri mu ijambo ryawe hari ikintu cyihariye gutuma ku bwoko bwawe. Ntabwo numva nahagarara imbere y'abantu ngo mvuge gusa kuko ngomba kuvuga cyangwa mvuge ko nzi kuvuga gusa. Ngikizwa mu 2006 nakijijwe iby'Imana ari amakuru anzengurutse gusa numva ku ruhande ko navutse mu muryango utazima. Umugore wanjye we avuka mu muryango w'abatambyi. Imana yaranyibutse umwana mu batambyi kuko uyu munsi mfite aho nakwishyuza navuga ngo Mana ya Mudenge se yitwaga Mudenge ntureke nsonza kubera yuko avuze ngo ntabwo urubyaro rw'abakiranutsi uzagira gute uzasabiriza. Ariko ntabwo navuga data Kalisa kubera yuko wa mugani mu byakora kuvuga ngo hari amazina bavuga Imana igakubita inkonji irya data sinayihamagara. Imana ya data sinayihamagara kuko mu Mana nahunze nayo irimo. Ndashima Imana cyane ko uyu munsi mpagaze aha ngaha n'ubwoko bushya ubwa umwami n'umutambyi mu bwoko bwera bw'Imana. Haleluya. Rero turishimira Imana cyane ko tugiriye neza uyu munsi. Dusanga itorero rishyushye rwose ririmo umuriro w'Imana. Umushumba yavugaga nkumva rwose harahinda umushyitsi hano hantu. Imana tugiriye neza kugira ngo dusangire ibyera kuko Imana ifite iki kibwira abantu bayo icishije mu muntu uwo ari we wese. Nanjye woroheje ndimo. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe rero kuguhagarara kuri kano gatuti ngiye ngo dusangire icyo Imana yambwiye. Vuga ngo igihe. Imana yampaye message numva ni message n'ubutumwa buje buremereye umutima wanjye ariko butaburemereye nabi ko numvaga ari umutwaro ubwoko bw'Imana bukwiriye kugira. Wica hangaho umve ko ibyo ngiye kuvuga ntabwo ari ibintu negeranije gusa muri Bibiliya ahubwo ni ijambo Imana yampaye kuza kuganira nawe. Ijambo rivuga ngo igihe. Mwabyumvishe mu buryo butandukanye, abakozi b'Imana bavuga igihe mu buryo butandukanye, ariko ndagira mbabwire ngo
mu buzima bw'umuntu bwite harimo igihe agira ibihe bye bwite byihariye, n'itorero ry'Imana rifite ibihe byihariye. Ntabwo uyu munsi Imana yaje kumbwira ku bihe byawe, yaje kumbwira ko tugiye kuvuga ibihe itorero ririmo, kandi itorero ntabwo ari amatafari ninjye nawe. Hari umugabo umwe witwa Sebakara Sandrare, ariko mbere ko nkomeza kandi kubaje nyuma nagira mbabwire ko nkomotse mu itorero rya Evangelical Restoration Church, cyangwa se itorero ry'isanamitima, ndetse n'ivugabutumwa. Umushumba wacu ari umubyeyi kuri jyewe n'abandi babyemera ko ari umubyeyi, ni Apotre Masasu Ndagijimana Yeshua, ndetse na Mama Lydia Umulisa. Ubwo ndi umuhungu we, narerewe ku birenge bye imyaka ya 15 na 16 y'agakiza. Umwaka umwe wa mbere yaho nari inzererezi, ntabwo nari mfite aho barizwa, najyaga aho basenga kuko nashakaga Imana nk'uwagiye gute nk'ukabakaba. Maze igihe kimwe Imana igirira neza ishyira ku birenge by'umugaragu wayo. Igihe nageze mu itorero nari nicaye inyuma, nari ntaramenya kumva Imana ikivuga. Mu bihe bya mbere yamvugishije maze gutaranira mu itorero iminsi mikeya hari mu kiruhuko, ko Yesu yarantoraguye yavanye mu isi, nibwo Imana yambwiye ngo uwo mugabo uzigira ku birenge bye. None uyu munsi ndashima Imana ko nkiri ku birenge bye. Ngo byari kuhankura, byari kuba byinshi, ariko Uwiteka yarayirinze kugeza uyu munsi. Nabaye ku birenge bye ndi umusore, mba ku birenge bye ndi umunyeshuri, mba ku birenge bye ndi umushomeri, mba ku birenge bye ndi umukozi, ndacyari ku birenge bye ndi umugabo wubatse. Nzabibaho ndi umubyeyi, nzabibaho nkorera Imana, kandi ndizera ko Imana yamuhamagaye, ikamuhamagara kuyoboka iyerekwa rye, ariko izanatugeza aho yaduhamagariye. Namwe ntimuzagira isoni zo guhamiriza ababyeyi bamuhamya ko Imana yababahaye, kandi ntimuzabinzerereze mu izina rya Yesu. Reka dusangire amagambo y'Imana. Imana yampaye kuvuga ku gihe cyangwa se ibihe turimo mu gihe nk'iki ngiki. Umugabo yambwiye ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, kandi na buri muntu wese agira gute, agira igihe cye. Uko wicaye aha ngaha ufite igihe cyawe, kuri buri kintu cyose ufite igihe cyawe cyo gukomera, ufite n'igihe cyo kugira gute, cyo kugira agaciro gake cyangwa se cyo koroha. Ko nta muntu w'Imana uriho Imana idacisha mu gihe cyo gutozwa cyangwa se no kugira gute, no kugeragezwa. Niba uri mu gihe cyo gucishwa bugufi, saba Imana mu gitambukemo neza, kandi nugera no mu gihe cyo gukomezwa uzasaba Imana agira gute, izagukomeze. Hari igihe cyo gukorerwa imirimo, na hari igihe cyo gukoreshwa imirimo. Umuntu wese uriho wavutse, wambaye umubiri, ufite inyama n'amaraso, wahamagawe n'Uwiteka, agira igihe cye, kandi n'igihe arimo navuga ko biriho byose bigenewe igihe cyabyo, kandi buri muntu wese agira gute, uriho afite igihe cye. Reka dusoma amagambo ari muri Bibiliya, abari bwandike ndanyaruka kuko ndabona ibyanditswe mfite ari byinshi. Ufata vuba araza kubifata, udafata vuba ugaraza kumbwira ndebe uko nabimuhereza. Turasoma Umubwiriza 3:1 kugira ngo ibyo turi kuvuga byose bibe bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ngo ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo, ngo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Amen. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo buri kintu cyose kigira gute, kigira igihe cyacyo, kandi cyagambiriwe ku isi cyose mu isi gifite umwanya wacyo. Reka dusome ijambo riri ryakozwe n'intumwa 13:36. Muraza kumva aho Imana iri kutwerekeza mu gihe nk'iki ngiki. Ravuga ngo kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira ashyirwa kuri ba sekuruza. Amen. Ngo Dawidi amaze gukora iby'Imana yagambiriye mu gihe cye, bivuga ko hari igihe kitari cya Dawidi, hari igihe cyari cya Mose, hari igihe cyari cya Yoshua, hari igihe cyari cy'abacamanza, hari igihe cyari cy'abatambyi n'abahanuzi. Ngo ariko haza kugera igihe cy'umugabo witwa Dawidi. Nawe umenye ko igihe cyawe cyarageze, cyangwa se kizagute, kizagera. Ngo Imana ngo Dawidi amaze gukora iby'Imana ashatse mu gihe cye bwite. Kiriya gihe abantu bose barwanya intambara yo kumwaka ubutware cyangwa se ubwami. Nta n'umwe utarabigiriyeho ingaruka, cyane cyane tumenye umugabo bita Sawuli. Umugabo witwa Sawuli yahagurutse kurwanya umugaragu w'Imana Dawidi, ariko hari ikintu atari yaramenye mu mabanga y'umwuka, ko hari igihe cy'umuntu.
ntabwo yari amenye ko Imana yamwatse igihe ikagihereza Dawidi. Ariko reka mbere yuko ndenga ahangaha babwira ikintu kimwe bantu b'Imana, niwagera mu gihe cyawe Imana iguhaye gicunge neza kugira ngo uzagisohokanemo n'iki n'Imana. Mu byo Sawuli yazize, Imana yamuhaye igihe cye cyo gutegeka. Yagomba gucunga neza, kigafata Yonatani, kigafata Mefibosheti nubwo batubwira ko ari ikimuga cyangwa se abandi urundi rubyaro Yonatani yari afite. Maze igihe cye gicunze nabi, aracyamburwa, agihabwa umugaragu w'Imana Dawidi. Kuko yavuze ngo nararahiye ko nzaguha intebe y'ubwami iteka ryose. Ngo ariko uyu munsi igukuweho, ngo nitoranirije undi mugaragu ufite umutima umwaniye nuko ngira gute shaka. Igihe cyawe kirahari, ariko igikomeye cyane si uko igihe cyawe gihari, kuko nta muntu Imana yimye igihe cye. Igikomeye cyane uko twagicunga neza. Ariko icyo si cyazanye uyu munsi. Iyo introduction yari iriburiro, siko babyita mu Kinyarwanda. Cyari igihe gusa kugira ngo twumve ko ikintu cyose gifite igihe cyacyo, na buri muntu wese agira gute agira igihe cye. Ariko nako ngako bure ni mukaro gacishijemo, ko ntabwo nagateguye se nakanditse nako gataha. Umenye gucunga igihe cyawe neza mu izina rya Yesu Kristo. Icya kabiri, tukiri muri buriro cyangwa se muri introduction, ngo turi mu gihe Imana yise icy'ubusambanyi, cyangwa se bisobanura gutera Imana umugongo, cyangwa se gutera Imana ibitugu, cyangwa se kugira gute guha Imana umugongo, cyangwa guhakana ubushake bw'Imana ku gitugu. Murabizi isi uyu munsi iri gushaka ko twemera yuko umugabo agomba kubana n'umugabo igihe abyiyumvamo, umugore akabana n'umugore mu gihe abyiyumvamo, umwana agategeka urugo, cyane cyane imbwa n'itungo ryo mu rugo rikabishaka ibintu agaciro. Uw'Imana yagize umutware akaba inyuma y'abandi bose. Igihe nk'iki ngiki nicyo bita, Bibiliya ivuga ubusambanyi, nicyo bita kuramya ibigirwamana. Kuramya ibigirwamana ni uguhakana Imana. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo mu gihe kiri nk'iki ngiki cy'ubusambanyi, reka tubisome muri ijambo ry'Imana. Turareba muri Mariko 8:38, ngo umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, niyo tugambiriye. Nubwo andi magambo akomeza ngo umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika bera afite ubwiza bwe bwa se. Amen. Bibiliya iravuga ngo muri iki gihe nk'iki ngiki cy'ubusambanyi, Bibiliya yatweretse igihe turimo nk'iki ngiki, itubwira ko ari igihe cy'ubusambanyi. Igihe isi irimo gufata ikintu cyitwa uko Imana yagishyizeho cyose, ishaka kugira gute kucyambura umurongo. Reka mbabwire ibanga rimwe rihari, umunsi uzabona ikintu cyose gihabanye n'uko birivuga, icyo ngicyo uzamenye ko ari imikorere y'icyo bita Antikristo, cyangwa se muri Antikristo mu Kinyarwanda ndumva ariko babyita, ndumva nta yindi nyunguramagambo ihari. Antikristo niko bimeze no mu Cyongereza ni Antichrist, bikaba no mu Gifaransa Antichrist. Nubona ikintu cyose gihabanya n'umurongo Imana yashyizeho, uzamenya ko ari ikintu cyavuye ku mwanzi. Nubwo cyakwitwa ko kiri kwitirirwa Imana, uzamenya ko cyavuye ku mwanzi. Niyo mpamvu amatorero amwe namwe muri bino bihugu twita ibihugu byateye imbere batangiye kwemera gusezeranya, reka tubivuge amagambo nyayo kuko bivuga gutyo, bemera gusezeranya abatinganyi. Harimo abagabo batinga abandi nyine, n'abagore bashakana, n'ibindi bita gucurika ibitsina babyita ngo transgender, niba ariko nabyita. Ibyo bintu bimaze gusakara isi kandi birimo biradusatirana hano mu Rwanda, birimo biragenda bitugeraho kubera yuko turi mu gihe cy'ubusambanyi, ubwo abantu bavuga ngo turahakana ikimana cyose, ndetse kugeza ubwo bavuga ngo ntabwo dushaka ijambo ryitwa ikiremwa muntu. Ku bantu bakurikirana amakuru ndetse wenda bagize umugisha wo kwiga, murabizi ko mu gihe nk'iki ngiki mu bintu mpuzamahanga ijambo ikiremwa muntu ntabwo rikishaka gukoreshwa, bavuga ngo umuntu. Twivuze ikiremwa biravuga ngo hari Imana. Turi mu gihe cy'ubusambanyi kandi kibi. Buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, na buri muntu wese akagira gute akagira igihe cye. Kandi igihe turimo uyu munsi ni iki? Ni igihe cy'ubusambanyi. Ni introduction twari turimo. Reka turebe ingingo ya 3 muri introduction mbere yuko twinjira mu cyo, cyangwa se muri buriro, mbere yuko twinjira mu butumwa Imana yampaye. Ngo kandi uko ibihe bisimburana iteka, haba hari umwihariko
wa buri gihe ku bigomba kuberamo n'umwihariko wa buri bakirimo n'icyo bakwiriye kugira gukora. Nabwo nicyo ni message Imana yampaye ko mumenye yuko buri gihe cyose umuntu arimo buri gihe cyacu gifite umwihariko. Reka mvuge gutya muri aya magambo, ntabwo igihe cya Mose, ntabwo igihe cya Eliya aricyo gihe cya Elisha, sinacyo gihe cya Yoshua, sinacyo gihe cy'abandi bagaragu b'Imana batambyi, ntabwo aricyo gihe cy'abacamanza. Igihe cy'abacamanza bari bariho bagomba kubaranira nase kurwanira ubwoko bw'Imana kugira ngo babucungure mu maboko y'abanyamahanga. Elisha na Yoshua na Mose bari bariho kugira ngo bayobore ubwoko bw'Imana, bamuvane mu gihugu cy'uburetwa bajyane mu gihugu cy'isezerano. Buri muntu wese Imana yahamagaye mu gihe cye n'ubwoko bwari buriho muri icyo gihe, bari bafite ikintu bagomba gukora, bari bafite icyo bahamagariwe cy'umwihariko cyo gukora nk'uko Imana igira gute bibashakaho. Nawe nanjye muri kino gihe turimo, ntabwo gisa n'icya data n'icya mama, ntabwo gisa n'icya sogokuru na nyogokuru, ntabwo gisa n'icyabakozi b'Imana bakoreye Imana mu myaka yatambutse. Itorero ADEPR hari igihe ariko byari bifite ubutumwa bwiza muri kino gihugu ryonyine. Uyu munsi hagera igihe Anglikani iraza, nimumbaza impamvu ntavuze Katolike, ibyo byazaba ibindi bintu twazaganira ikindi gihe kizaza. Ariko hari igihe Imana yahagurukije itorero ADEPR, hari igihe haje ububyutse bwa Anglikani. Uyu munsi hari amatorero menshi y'ububyutse atandukanye, kuko mu gihe turimo Imana izi ko abantu benshi bakeneye ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye. Ariyo mpamvu Imana yahamagaye uyu mubyeyi mukaba mufite itorero Erayon. Ariyo mpamvu turi ku musozi w'Imasoro, twaba turi mu itorero Evangelisation Church. Ariko mu gihe cyose urimo n'abantu bari mu gihe muri icyo gihe, igikomeye cyane nuko bamenya ko igihe cyabo hari ikintu cy'umwihariko Imana ize gute ibashakaho. Reka rero twihuse tugende umwarimu mu byakire nituganira muri ubwo buryo, ariko ndagira ngo nawe ugire ikintu usigara. Umwuka w'Imana afasha gusure kuri uyu musozi w'Imana Erayon. Aho ngaho naho Yesu yahagararaga agatuma abigishwa be akababwira ngo akabohereza babiri, kandi aho ngaho bongera bakaganira akababwira amabanga ye. Uyu munsi ibintu byo kubabwira biri mu mabanga y'Uwiteka, kandi mubyumve nk'uko Imana yashatse ku buntu bw'Imana. Imana ibakingura imitima, mufate message Imana batumyeho uyu munsi. Bambwira ko nzaza kwigisha, nabwiraga Imana ngo uzampe ikintu nasangira n'ubwoko. Uyu munsi yabigeze 5:30, Imana impari n'ijambo. Fata ikaramu nangira gute ndandika. Nimurebe igikoresho bicamo cyane, mwumve ikimana batumyeho. Reka dusome muri Yohana 4:23 umurongo kujya ku murongo wa 24. Ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo basenga by'ukuri basengera Data umwuka n'ukuri. Kuko Data ashaka ko bene abo aribo bagira gute bamusenga. Ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera umwuka n'ukuri. Amen. Hari umuntu ufite kapapi y'umushwari yamfasha, urumva hashyushye cyane, na projecteur ziri hano. Sasa ndabona udutisho hano munsi turiho. Ntabwo nabaye bavuga ubutumwa bagenda nakayisume, ariko buriya impamvu z'uko ntabwo magara kenshi mu matorero bandi muri groupe ntoya, ndetse ko nama y'igwiza njya kwigisha, niyo mpamvu managenda nyakayisume. Ariko buri butanza akagendana, nabonye Pastor Theogene navuga ngo ajya kwibagirwa, yagera bakamuha kandi nanjye biri nk'ibyo ngibyo. Uburyo bwo kudukoresha bijya bishyira, ariko nta kibazo. Kadukomeze ijambo ry'Imana. Ngo igihe nk'iki ngo igihe kiraje kandi kize gute kirasohoye. Ngo ubwo basenga Data by'ukuri, basengera Data mu mwuka no mu kuri. Kuko Data ashaka ko bene abo aribo bagira gute aribo bamusenga. Ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera umwuka no mu kuri. Aha yari Yesu yahuye n'umugore w'umusamariyakazi, amusaba amazi. Iyo nkuru murayizi. Amusabye amazi, aramubwira ngo ushobora gute kunsaba amazi kandi uri umusamariya, ngiye nkaba umuyuda? Ngo kandi nzi neza ngo ndi umusamariya ukaba umuyuda, ngo kandi nzi neza ko muneye n'ubwoko bwacu.
ariko irya ari turufu Yesu yarazanye kugira ngo amwereke ko natwe twari twaragejwe kure. Uyu munsi kubw'itambo cye n'urusika rwakuweho kubw'umusaraba, nanjye namwe twigize gute twegejwe hafi. Ubwoko bwari ubwo kunerwa. Navukiye mu muryango utubaha Imana, utanazi iby'Imana. Sogokuru yajyaga mu kiliziya akaririmba indirimbo. Ikintu nibuka nuko yajyaga gutya akajya gusuzuma umupadiri w'umuzungu. Najyaga mu kiliziya ariko nagiye kwa sogokuru, nanjye nkajya gusuzuma umupadiri w'umuzungu, nkumva nezerewe cyane ko suje umupadiri w'umuzungu. Maze nkumva afite ka parfum, ntabwo nari nzi parfum mu buryo busanzwe, ariko numvaga ahumura neza. Ngewe nagize imyaka 8 nzi ko ariko abazungu bahumura, kuko uwo twahuraga yabaga ahumura ko ga parfum. Akajya mu kiliziya akaririmba, yaririmbaga muri korali akaririmba, najya nkabona nagarutse turicaranye, maze yaranza tugasuzuma umupadiri w'umuzungu. Iyo nabaga ndi mu rugo ntabwo twajyaga mu rusengero. Maze igihe kimwe mbere yuko umusaza yitaba Imana, aduhamagara umunsi ategura kutujyana gusangira, ari kuri Noheli tujye mu kiliziya. Njye mvuga i Kigali, uyu mugabo yavugaga ngo barya umuceri kuri Noheli niwe no kubunani. Njyewe umuceri nawo uryaga inshuro nyinshi, ntabwo mu buhamya mfite byo kurya umuceri byazamo, mfite ubundi buhamya n'andi mateka n'Imana. Maze turangije tugiye kujya mu kiliziya, umunsi ari kuri Noheli, yaragiye muri misa ya kabiri. Bwari ubwa mbere mbonye ababyeyi bajya mu rusengero. Tugeze ku muhanda ahura n'umugabo w'inshuti ye, maze icyo gihe yari afite imodoka yakoreshaga mu kazi ariko anayitahana. Maze baraganira gatoya, ajya mu modoka, tujya mu kabari, turanywa, misa yabereye aho ngaho. Namenye kujya mu rusengero data yaramaze gupfa, ntabwo ndi umwana ukomoka mu nzu y'abatambyi. Ni muri abo bantu Yesu yavugaga, ni muri abo bantu bibona nk'abasamariya, babona iby'Imana nk'ibintu biri kure yabo, ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo ko natwe twari kure twegejwe hafi. Maze umusamariya azana muri turufu y'ubwoko aravuga ngo ndabizi muratunena. Hari ndanekereza Yesu nari ukuntu yari imeze, buri muntu ntabwo ukunena ntabwo ari we ufite ikibazo, nako unenwa siwe ufite ikibazo, unena niwe ufite ikibazo. Bivuga ko Yesu wagatangiye kwibuza, umusamariya wagatangiye kwibuza kwakira icyo Yesu amusaba. Ahubwo Yesu niwe wagatangiye akavuga ati njyewe ntabwo nshaka gufata amazi yawe. Umusamariya akazatangazwa nuko Yesu ubwe ari mwibwiriye ngo wampaye amazi yo kunywa. Aramurira avuga ngo kuyu mugabo yagakwiriye kunena, niki gitumye asaba amazi yo kunywa? Nkuko njye namwe umunsi twavuga ngo Yesu yarakwiriye kujugunya, iki cyatuma mpamagara ngo nze musange. Haleluya. Ko Yesu yarakwiriye kukujugunya, iki cyatuma guhamagara ngo uze umusange. Ko Yesu yera tukaba twanduye, iki cyakamutumye duhamagara ngo tuza dusange. Bisaga tunavuga ngo abarushye n'abaremerewe muze musange, ndagira gute ndabaruhura. Kandi rero ntibibagirwe ko icyo turuhije ni ibyaha byacu twamuhemukishije. Haleluya. Ntabwo twakwibagirwa ko impamvu mu ruhu turiho uyu munsi twawuteye n'ibyaha byo guhemukira Yesu Kristo. Kuko Bibiliya iravuga ngo Adamu amaze gucumura, amaze kujya ku mbuto, ngo Eva, ngo Imana ziramuhamagara, iramaza ngo Adamu urihe, aravuga ngo ndihishe muri kukere kwere kiwishe, aravuga ngo nariye ku mbuto watubujije. Aramubaza ngo niki cyatumye iryaho, ngo n'umugore wampaye witwa Eva. Imana ituvane mu buzima bwo kurega abantu n'imanza zidafite epfo na ruguru, zidafite shinge na rugero, iduha umutima wihana. Burizi ko mu bintu twaziza uko Adamu atigeze yihana. Icyaha yakoze yakishyize kuri Eva, Eva gishyira ku nzoka, Imana ibahana bose. Maze bashyiraho ikintu batari barigeze kumenya cyitwa kwihana, ibabwira kujya batanga ibitambo. Nanjye namwe Imana igiye gutanga ibitambo bizima byera kandi bishimana iki Imana. Maze umusamariya akaza aramubwira ngo ariko se ko mutunene ubundi ko abasamariya dusangira n'abayuda, niki gitumye usaba amazi? Abasamariya bwari ubwoko bwakomokaga ku binyendaro by'Abisiraheli. Umunsi bagarukaga bakaza kwihana imbere y'Imana, ngo bagasinya muri Nehemiya, ngo bagasinya imbere y'abatambyi n'abakuru b'umuryango wa Isiraheli, ngo bitandukanye n'abanyamahanga bagize gute bari muri bo. Burya abana bose bavuga ku banyamahanga babise ibinyendaro, babacira ku ruhande, ntibongera kuvanga n'ubwoko bw'Imana, bakajya batura hafi y'ubwoko bw'Imana. Ubu bwoko bunenwa kuva icyo gihe kugeza na bugingo n'ubu ubwo Kristo yaje gucungura itorero. Umusamariya aramubaza ngo niki cyatuma usaba amazi ko mutunena? Ndetse iyo batambukaga igicucu cy'umusamariya kigakora ku byo kurya by'umuyuda,
byaramenwaga. Wumve namwe akato bari bafite. Maze arangije aramubwira ngo ni gute ushobora gusaba amazi yo kunywa, ariko hari ikintu atari yamenye. Yarehowe n'umugabo witwa Yesu ubabarira kandi akagira neza bose, atitaye ku gutakara kure y'Imana. Maze aramubwira ngo yaba umenye ugusaba amazi wari. Nuko batangira kuganira. Maze umusamariya uko azamura ingingo, Yesu aza kugera kuri no kino cyatwe tumaze gusoma kano kanya. Aramubwira ngo igihe kirageze. Kuko umusamariya azamura ingingo ivuga ngo ko musengera i Yerusalemu, natwe tugasengera ahangaha, ndetse kwiriba Yakobo yapfukuye ku musozi uyu dufite umusozi dusengeraho, namwe mukagira Yerusalemu aho musengera Uwiteka. Niki kiduhuza nge nawe? Ntaho duhuriye. Nuko twatangira kuvuga ngo kuri umutu haba umututsi, nge nawe duhuriye hehe? Kuri umukongomani haba umunyarwanda, nge nawe duhuriye hehe? Ariko dusenga Imana yacu tugire neza, ko abari kure twegejwe hafi. Ubwo umusaraba twese twagize gute? Twabaye umwe. Nta mutu, nta mututsi, nta mukongomani, nta munyarwanda, twese turi ubwoko bwera bw'abatambyi b'ubwami. Haleluya! Ibyo mvuga turi kubyumva. Haleluya! Maze Yesu aramubwira ngo amagambo muzi namwe mwese, aza kumubwira ngo yaba umenye gusaba amazi yo kunywa, ariko hari ikintu cyitwa gusenya ibihome. Yesu yavuze, aravuga ngo uyu munsi ubwo waruzi ko musengera ahangaha i Samariya, mukaba mufite umusozi musengeraho, natwe mukaba muzi ko dusengera i Yerusalemu. Ibyo ngibyo ntibikiriho, kuko igihe kirageze kandi kirasohoye ko abasenga Data bamusengera mu kuri kandi no mu ki no mu mwuka. Yesu aramubwiraga ngo uyu munsi igihe kirasohoye, kandi tuzajya kuvuga ngo turi muri Rayon Mountain, kandi tuzajya kuvuga ngo turi muri Evangelisation Church, abo tuzajya kuvuga ngo turi muri ADPR. Ntabwo muzi gutega ibitambaro ukambara amajipo maremare. Igihe kirageze ko abantu bakubita amavi hasi, bafite imitima imenetse, bagendera ku ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyarangiye cyo kuvuga ngo turi muri Mountain Eli Church. Igihe cyarangiye ko tuvuga ngo turi muri Restoration Church. Igihe cyarangiye ko tuvuga ngo turi abo muri ADPR. Igihe cyarangiye ko tuvuga ngo turi abo muri EPR. Igihe cyarangiye ko tuvuga ngo turi aba Kristo. Haleluya. Icyaha Imana ikatwumvisha aya magambo. Igihe cyarangiye ko basenga Data bamusenga mu mwuka no mu kuri. Amahema yose adashingiye ku ijambo ry'Imana, ariko kuri Bibiliya ivuga, agakubitwa hasi, hakaza ubuzima bushingiye kuri Kristo Yesu. Imyaka yabayeho abantu bafite kuburana kwinshi cyane. Abayuda bumva Imana ari iyabo bonyine, Abayisilamu bumva ari bwo bwoko bukomoka kuri Abrahamu, abana bo bumva ari bwo bwoko bukomoka kuri Abrahamu, Abanyafurika bumva turi abacakara. Ariko igihe kirageze kabasenga Data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Igihe Yesu yari mu gikari cy'umutambyi, ngo baravuga ngo reka mbireke, ndumva n'abagiye mu nyigisho zindi, reka dukomerezeho aho twari tugeze. Igihe kirageze ko basenga Data bamusenga mu mwuka no mu kuri. Ibyahishuwe 22:10 kujya kwa 11. Kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo uyaziga ngo uyagira ubwiru, namwe nimuceceke ubutumwa bwiza uyu munsi wa none, uko igihe kigize gute kiri bugufi. Vuga ngo igihe. Haleluya. Ndagira ngo numve ko duhari, ngo kuko igihe. Ndasenga ibihome byose byatuma kutumva ijambo ry'Imana uyu munsi kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wose wo kuremererwa no kugira amatwi yacu ibihuri ukubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndafatana ibitekerezo mu mitima yacu byose ndabigomborera Kristo, kugira ngo uyu munsi twumve amagambo y'Imana. Ko ubutumwa ntabwo nari mufite nabuhawe kubw'abantu bicaye ahangaha. Waba uri umushyitsi cyangwa uri muri Rayon, ndashaka ko Imana tugira neza, kandi birivuga ko wigisha afasha umwana wigisha afasha umwana we yigisha. Imana impe ko biba ubuzima kandi abe ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kandi ngo yagira ubwiru kuko igihe kigize gute kiri bugufi. Umva amagambo ushaka ko tuvugana rero ku murongo wa 11, ndavuga ngo ukiranirwa agumye agire gute? Akiranirwe. Uwanduye mu mutima agumye yandure. Ngo umukiranutsi agira ate? Agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Amen.
ibihe byinshi cyane abantu bari bagifite umwanya wo kwisanzura no kugenda uburyo babitekerezamo, bari bagifite umwanya wo gushakisha no kugerageza byinshi bitandukanye. Reka ntange urugero ruto rufatika. Umwana w'imyaka 17 aba agifite umwanya wo gutekereza ibintu byinshi mu buzima ashobora gukora. Umukobwa cyangwa umuhungu w'imyaka 17 aba agifitemo guhitamo amahitamo menshi atandukanye. Mu myaka 20-25 aba agifite gufata ibintu yiga, yitoza, akongera agashyiraho n'ibindi. Ugeze imyaka 36, iyo uyigeze utangira kumva ushaka ikintu kiba mu buzima wahamya kikaba icyawe, ukazagisoreza ubuzima. Hari abantu babayeho muri generasiyo zatambutse, bari bafite uburenganzira bwo gushakisha byinshi mu buryo butandukanye bw'ibiriho mu buzima, bakazagera igihe bagahindukira bagafata ibindi bakabyigaho. Njye namwe tugeze mu gihe umuntu atakifite umwanya wo kugerageza isi, wagerageze n'iby'Imana, washakisha agatanga ngaho. Igihe cyageze ko wera yera wanduye ukagira gutera akana. Imana yampaye amagambo cyane cyane izingiro ryayo ryari ringiri. Icyampa buri muntu wese ushaka akabyumva akabifata uko biri. Ngo igihe cyageze ko wanduye agira gute yandura, n'uwera akera. Imana yambaye isengero turimo dufite imvanye nyinshi cyane. Twicaye ahangaha, abashumba baza ahangaha bakatubwiriza, n'abandi batandukanye bavuga ubutumwa, bakavuga amagambo y'Imana, tukabifata nk'ibintu byo kumva, tugatoranya mu byo dushaka, ibindi tukabyihorera. Ntabwo nemeranya n'icyo kintu, ntabwo umwuka wemeranya n'icyo kintu. Ntabwo Imana ishaka ko dutoranura amagambo dushaka, Imana ishaka ko dutoranura amagambo umwuka wera ashaka. Tuzajugunya ubutumwa bwiza bupfuye dufata ubuzima, ariko turi mu gihe cy'ubusambanyi. Ubwo birivuga ngo bazaba bashaka bigishwa bahwanye n'ibyo amatwi yabo ashaka kugira gute kumva, zijyanye n'ibyo imitima yabo igize gute irarikiye. Igihe cyageze ko abera abandi bakajya gute bakandura. Inyigisho zimaze kuba nyinshi cyane zivuga ngo ubuntu bw'Imana bwarasaze, ngo dukore ibyo dushaka kuko ubuntu bw'Imana bwasaze. Biravuga ngo nta ngo ese ko ubuntu busaze, ngo dukore ibyaha kuko ubuntu busaze, ngo ntibikamere bityo kuko Kristo nibimera bityo, ngo se tuvuga ko Kristo umugaburo w'ibyaha, ngo ntibikabeho. Igihe cyageze ubwo abantu bavuga ngo sambana kuko Kristo yabirangije. Igihe cyageze ubwo bavuga ubutumwa bavuga ngo ituro ryawe riragucungura ibyo bakora byose, ariko si ku buzima bw'Imana, si ijambo ry'Imana rivuga. Bigenda vuga ngo kirekirageze ko wera yera wanduye akagira gute akana. Ndi kwihangana ngo ngumane n'iyi kamera, kandi ntabwo ndi buteze umudugararo abantu, kuko uko biri kose aya mashusho arakenewe. Ariko n'ibyanga nkagenda barafata ijwi bafata na pasiteri, nta kibazo. Ngo igihe kirageze ko wera yera n'uwanduye akandura. Igihe kirageze ko umuntu igihe kirageze ko umuntu usambana asambana, agasambana n'indaya, agasambana n'umukozi wo mu rugo, agasambana n'umunyamahanga, agasambana na mwene wabo mu gihugu. Ariko birageze ko igihe uwera yera n'ishusho y'ubusambanyi ntayirebe, n'ijambo ry'ubusambanyi ntarivuge. Igihe kirageze ko umuntu yibaye akiba n'ay'umugore, akiba n'ay'umugabo, akiba n'ay'abana, agasahura. Ariko n'uwera kera naguza yishyure inguzanyo yafashe. Uza abakristu turarya amadeni y'abandi, ugafata amafaranga ukayambura burundu, ukicecekera ukagenda. N'ubujura bweruye. Abakristu Imana tugira neza mara kuduha icya-10, ndetse kwiba abantu n'Imana tukayongeza tukayiba. Igihe kirageze ko wera yera wanduka. Igihe kirageze ko niba wumva uri umuntu w'Imana, uvuga amagambo mazima yubaka irimo ijambo ry'Imana, kandi niba wumva ugomba kuba uw'isi, uyavuge n'ibipfuye amaso byose biri hano kuri interinete muvuge. Birababaje cyane ko abakristo tuvanga imvugo zose ziri ahangaha, nsigaye tumva ngo kumena imiceri, ngo kumena amavuta ameneka, muyatwaye mu zihe nzabyo. Amavuta mutendetse mu bikombe mutwaye mu ntoki ameneke. Niba ari ay'Imana ntabwo ameneka. Ntawe kumenera amavuta, ni wowe uyamena. Igihe kirageze ko bera abandi bakanga. Niki kituma tuzagira ipfunwe ryo gusa n'isi?
abisi barambara imyenda icitse natwe tugashyiramo, turi mu nzu y'Imana. Abisi baratsiramo imisatsi amabara bagataka umutuku umuhondo ubururu natwe tugashyiramo. Niki cyatuma iby'ubwami bw'iwacu bidutera isoni n'ipfunwe? Bibiliya iravuga ngo abantu baravuga ngo umubibyi ariba amaze gutera imbuto ngo aje mu gitondo asanga harimo urukungu n'amasaka, aribaza ngo ese byagenze gute? Ngo wari umwanzi yari yaje nijoro abibamo urukungu. Baramubaza ngo none nyir'umurima ngo se aya masaka ngo duteme urukungu. Aravuga ati nimubikora mutya muratemana urukungu n'amasaka, nimureke bikure, nimara gukura tuzamenya gutandukanya urukungu n'iki n'amasaka. Ese kugira ngo tutacyafite igihe kirekire, igihe cyageze ko amasaka b'amasaka n'urukungu rukaba. Imana yantumye ngo mbabwire ngo uwera yere n'uwanduye yandure. Iba amafaranga, uwe Rwanda Revenue, ubaye mukuru wawe, ubaye mwene wanyu, ubaye inshuti yawe, wibe. Ariko hirya y'ibyo ngibyo n'itorero risohokera. Mushumba ntazicare hariya azi ko gufite wambaye badge wenda kuriya ngo uri protocol, wambaye imyenda nk'ingi uri muri korali, maze ngo nurangiza wicara abantu hano baguza amafaranga uyarye. Sohoka mu itorero, ugende no mu mujyi wige guteka umutwe neza. Wize hari ibintu nkura najyaga njya ku isoko nkabona abantu abakozi bahaye amafaranga bajya guhaha ngo bagakina akazungu narara bakabarya amafaranga. Ugende urya amafaranga y'abantu, ariko niba wemeje kwera ngwino were kandi were kandi were. Imana niguha 1000 ijana rihe Imana. Umuntu numuguza 1000 umwishyura 1000. Nubona 500 akaba ari umuhereza, uzamenye ko nari 500 uzayashaka kugeza umunsi uzangiza wa mwenda, keretse nawe uguharira. Ariko abakristo tukira abanyeshuri bagitaga guheza, abakristo barimo abambuzi bakomeye cyane, ndetse abenshi barambura bitwaje ijambo ry'Imana. Uwera yere wanduye yandure. Usambana nagenda bikore, ajye mu migina, ajye n'Inyamirambo, akore ibyo yumva agomba gukora, maze n'uwera yitandukanye burundu n'ibyanduye byose agatora kare. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Numva aya magambo numva ko Imana ifite ifuhe mu mutima cyane, kandi nzi ko Imana itatumye gusa hano muri Rayon. Pastor, ntabwo aya magambo Imana yohereje usanga umuntu wese uzi ko ari muri ino torero, n'umuntu wese uzi ko yatumye akaba arimo kumva aya magambo, asubiza umutima inyuma. Biravuga ngo windire kandi wisuzume, wumva icyo Imana ivuga, ko igihe kirageze ko dutandukanye ibyera ibitera. Mu kazi kawe were. Nagiye gukora ikigo bita SFH, nari nkiri ku ntebe y'ishuri, maze ndi muri icyo kigo baza kuduha mission tujya gukorera mu ntara. Ngezeyo nabonye ibintu bitangaje mu buryo bubiri. Icyambere, umugore umwe twasenganaga mu itorero Evangelical Restoration Church, uretse ko ntakimubona, turagenda tugezeyo, yari umugore wubatse. Tugenda n'ikiri umusore, mbona aragiye afata icyumba kimwe n'umugabo wubatse, baba mu cyumba kimwe. Babana iminsi yose twamazeyo, byari ibyumweru 3. Bajya dutaha mu weekend, ariko abashaka bakaguma ariko bari bafite ayo mafaranga. Haza kuba ikindi kintu, turimo turataha, sinari nzi uko umukino uba umeze aho ngaho. Hoteli bari batugeneye kuraramo, bamwe bayivagamo bakajya kurara mu byumba byo ku ruhande kuko bikodeshwa makeya. Amategeko y'ikigo yarameze gutya: iyo wasaguraga amafaranga warayajyana kuri banki bakaguha bordero ukabiremeta kuzuza form. Rero bo bariyaranjaga ntibarare mu byumba hoteli baduhaye, bagasinyisha facture y'ibyumba, amafaranga yandi asagutse bakashyira gute ku mufuka. Icyumba cyo kuraramo icyo gihe ndumva cyari 25,000 buri ijoro rimwe, namwe n'umubare iyo minsi 21 kuri 25, iminsi 10 bibaye 250.
ubwo iminsi 20 si 500, ubwo dushyireho uwo munsi umwe nabyo 525, akagenda akarara mu cyumba cy'ibihumbi 5 ku munsi, akazasinyisha fagitire ko araye mu gihumbi 25 ku munsi, umugore fagitire akamuha 5. Ntikari gatubutse, ntikari kameze neza, kari karyoshye, baguvanyemo amafaranga atari umushahara abantu benshi bahembwa ku kwezi. Nari muri internship cyangwa se nari mu stage, ariko bagera aho ngaho banyongeza iyo bita stage professionnel. None nanjye nkaba n'umwe mu bakozi ahembwa ku kwezi, ariko habaho na mission twabagatungana twese nk'abakozi. Noneho rero umuhungu Yesu yacukuye, ngezeyo ndyama mu cyumba bahangeneye kuryama, kikaba cyari mu nzu hejuru gutya hari akabari, noneho hasi rimwe na rimwe hasi hari akabari, hejuru hari ibyumba bakajya bacurangiramo. Nza kubabaza ariko nta bindi byumba bihari, banyereka icyumba cya makeya inyuma ariko cyo kuri hoteli. Cyo ngicyo nagiyemo mbanza cyari nk'ibihumbi 10 cyangwa se 7 niba nibuka neza. Ndagenda muri ibyo byumba ndaryama, rangije ndaza ndasinyisha fagitire. Umukozi arambaza ngo ngusinyire fagitire y'amafaranga yose babishyurira cyangwa ngusinyire ya makeya. Namubwira nsinyirayo naryari. Oya ngo biroroshye nta kibazo. Namubwira ngo ya atambwira ati oya nta kibazo buriya nta nayo mwaka ya fagitire. Namubwira nti ngiye nyandikira ayo bangenera. Gisohoka kubitana na benshi muri bo, ubwo arabasinyara barambwira bati ibi bintu uri gukora ni ibiki se kandi tugeze igihe abantu bakora ibyo gukiranuka basa naho aribo bakoze amafuti, abakora ibyanduye akaba ari basa n'abafite ijambo. Maze ndababwira nti none ko rero naryamiye, barambaza ngo nutwara fagitire nk'izi bazavuga ko abandi bose mujyana babigenza bati. Mu yandi magambo uri buraturega. Nanjye mpagarara hagati yo guhemukira Yesu n'amafaranga, ariko bitari guhemuka gusa no gukiranuka no gutugwa. Nsanga nahita muki, ndagenda ndaremeta amafaranga kuri banki. Ndababwiza ukuri, namaze igihe kitari gito mbere yuko mva muri icyo kigo, abantu bose twajyanye muri mission no mu gitondo batansubiza ku kazi. Akarengane ko gukiranuka tutakemera, ntabwo tuzakiranukira Yesu muri iyi si. Hagati aho ngaho igihe nari muri icyo cyumba, igihe nari nshinzwe IT na controlaga connection baba bafite uko imeze, hari ibyo twita amarawuta bakoresha, maze akaba ari ubibika, akaba ari nanjye ubizana mu kazi, ko aho kuri sane twabihasigaga. Hakaba abana bamwe b'abakobwa twari turi kumwe, maze umunsi umwe ngiye kumva ngo barambwiye ngo nta kibazo, bajya bahita ngo wayitinye, ubwo hari igihe bagusangisha n'umurimo. Murabizi abantu bita amakara n'abo bita ababirayi, nanjye banyitaga ayiti. Buri hari igihe abantu bakwita akazina k'umurimo ukora. Maze barangije bampeza akarawuta, arambwira ngo wagatahana nta kibazo. Ndabwira ariko niba mugakeneye nta kibazo, ngo ya uyu munsi tugakeneye, bafunga ibikapu baragenda. Akarawuta ndagacyura. Rero inkuru ntabwo ari rawuta rero, ngiye kubabwira icyari kiri inyuma. Imvura irimo iragwa, ngiye kubona ngo umushoferi wo ku kazi araje, ari kumwe n'umwana umwe w'umukobwa, barakomanga, arambwira ngo ashaka rawuta. Baza umushoferi amutwikira umutaka w'abantu bagenti bo ku muhanda, aho mutwikiriye. Noneho umushoferi amugejeje ku muryango w'iwanjye, mbona wa mutaka aje amutwikiriye kandi bari baje gufata rawuta ngo barasubirayo. Shoferi arakata arigendera. Umukobwa agana mu muryango arambaza ati umeze gute se? Kandi buriya rero umuntu uzanywe gahunda zitandukanye, burya afite ukuntu areba n'ukuntu avuga. Nimeze neza. Arambwira ngo none se ngo dushobora kubona ka karota ngo sori ko twavuga ngo atahane no tugakeneye. Ndamubwira nta kibazo, subiye inyuma ngo cyo kukazana, nsanga amaze kugera ku muryango uringaniye na dushe neza yinjiye. Ahita ambwira ngo ese kubundi mbona ufite ibitanda 2 kandi uri wenyine. Ndamubwira nti icyo cyumba bampaye ndagifata, gusa ntabwo ukeneye muraza. Ndamubwira ngo oya ntawe nkeneye. Arangije arambwira ngo ariko ndi seriyeuse, niba ukeneye muraza ngo rwose ntabwo